karere ka Kirehe umugoroba w'ababyeyi ni umwanya wo gukemura ibibazo ababyeyi b'abagabo cyangwa b'abagore bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo biganiro harimo kungurana ibitekerezo kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'iterambere ry'igihugu. Muri aka karere ka Kirehe mu mugoroba w'ababyeyi habamo kuganira ku bibazo bitandukanye by'umuryango nyarwanda, gusangira ubukamya no kwigira ku bandi, ukareba ibyabakuye mu bibazo byabo bityo bakabyigira ko, gusurana kw'imiryango hagamijwe gusabana ndetse no kumenyana, gutegura urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bakamenya iby'ingo zabo z'ejo hazaza, kungurana ibitekerezo n'imibereho myiza ya buri munsi. Umugoroba w'ababyeyi muri aka karere ka Kirehe ufasha ababyeyi kwita ku burere bw'abana babo bakanabigisha iby'imyororokere. Ibi bikaba bikorwa hanifashishwa inshuti z'umuryango kuko nabo babafasha mu gukemura ibibazo bigaragara mu muryango nyarwanda. Muri uyu mwanya reka tubagezeho uburyo umugoroba w'ababyeyi mu karere ka Kirehe wafashije benshi mu midugudu itandukanye gukemura ibibazo birimo n'amakimbirane yo mu ngo. Kugeza ubu ukaba usanga imiryango ibanye neza, nyamara biturutse ku nama n'impanuro bakwiye mu biganiro bahuriyemo hamwe muri uyu mugoroba w'ababyeyi. Mu by'ukuri uyu mama mubona twabanye naramuteye inda ari iwabo. Uyu mwana ntabwo ari we uwo namuteye inda, we ni mukuru ari mu rugo, ariko uwo mwana ntabwo namushakaga kuko namuzanye namukunze. Ubwo navuze ati buriya kubera gutinya ubuyobozi mpfa kumuzana, dukodesha inzu, ndamuzana turabana, ariko mu kubana bitewe n'uko namukundaga, ngeze igihe ndamubwira ati rero ufite iwanyu nanjye mfite iwacu, jya iwanyu nanjye njya iwacu. Ubwo icyo gihe cyarageze njya iwabo nawe ajya iwabo Nyamugari, iwacu ni Rwabutazi nanjye mpita manuka Rwabutazi. Ubwo tubaho muri ubwo buzima twarabyaranye uwo mwana mukuru. Ubwo rero akagoroba k'ababyeyi aho kaziye, ni ukuri tubanje gushima ubuyobozi bwadutekerereje bukadushyiriraho akagoroba k'ababyeyi. Bamenye yuko twatandukanye badutumaho, baraduhuza, umwe bamutumaho n'undi bamutumaho, baraduhuza, baratuganiriza, batwereka yuko ibyo turimo bitaduteza imbere, batwereka inzira twageraho kugira twiteze imbere. Twarabanye duhita tunakurikizaho umwana wa kabiri. Ubu ngubu nta kibazo mu rugo rwose, twiteje imbere, twarubatse, twavuye mu nzu y'ubukode twubaka iyacu, twaguze n'isambu. Muri make rwose ndashima akagoroba k'ababyeyi kadukuye ahantu hakomeye cyane. Narindi umukobwa n'umugabo wanjye ari umusore anera inda, ariko iwacu ni Nyamugari. Naje nyine kubera ko narindi imfubyi, naje gushaka akazi. Maze gushaka akazi aneye inda, ndamubwira ati inda ndayifite, aranyihakana. Amaze kunyihakana, ubwo ngubwo rero bibwira abayobozi baramushakisha. Bamushakishije nuko apfa kubyemera nyine atabyemeye, nuko arangije aranjyana. Tubanye yanga kumahira, nkajya mburara akanshyiraho abandi bakobwa, mbaho mu bwo buzima, nangurira imyenda, nkajya nirwa njya gupagasa. Ndavuga ati ubuzima ntabwo njye nabubamo. None haraza yaje saa 8 arambwira tumva Jane, fata utwawe igira iwanyu, nanjye ngiye iwacu. Ubwo uko byagenze nanjye nyine nafashe imyenda yanjye ngiye iwacu, nawe ajya iwabo. Agiye iwabo, nuko akagoroba k'ababyeyi bumva ko twagiye, badutumaho, turaza turicara, babicara ku byacu nyine, batwigaho, baratwigisha, batubwira ukuntu tugomba kubana n'imbere heza nyine, uko twahagera neza. Nuko turangije turongera turasubirana, dusubira muri bwa bukode. Muri bwa bukode rero, ubwo ngubwo umugabo wanjye ntago yongeye kureka kumahira, yarangaburiye, tugeze aho tugura isambu, turubaka. Yewe ubu ngubu mu rugo rwose ni amahoro,
rwose pe nkabambwira abantu babaga mu makimbirane baba mu makimbirane ko amakimbirane bayareka bakabana neza. Ubu mu rugo ku kwezi nkamisha amata nambara neza rwose pe. Ndashimira abafashamyumvire n'inshuti z'umuryango zatugezeho rwose pe, n'akagoroba k'ababyeyi ndabashimira. Bayobozi ndabashimiye rwose pe, mwatugejeje heza, n'abatarabigeraho ndabashishikariza kubigeraho. nkaba twaragiranye ikibazo njye n'umugabo wanjye, ubwo nza gutaha ku bw'ubwumvikane buke. Icyo gihe nyine buri muntu yakoraga ibye n'undi agakora ibye, ntitwahuzaga nyine, buri muntu nyine yikiniraga ize. Ubwo rero inshuti z'umuryango zaje kumva ibyacu ziza kutugana, ziratwegera zitugira inama, ubwo tuza guhuza. Ariko nyuma naje gutaha baravuye mu rugo, maze gutaha ubwo mu mugoroba w'ababyeyi ubidufashamo ndagaruka, none kuri ubu tukaba twaranasezeranye byemewe n'amategeko. Turashimira rero umugoroba w'ababyeyi ko byose niwe watumye tubigeraho. Jewe nari umudamu wahuye n'ibibazo by'imibanire mibi no mu rugo, tugirana amakimbirane menshi cyane, tutabanye neza n'umugabo wo mu rugo kwanjye n'umutware wanjye. Ubwo bitewe n'ubwumvikane buke, harimo ubusinzi, kuko twaranywaga, nanjye naranyoye nawe akanywa, twanywa noneho ntiduhuze, imyaka tukayisahura, bigatuma tudahuza mu rugo, n'iterambere ntirigende neza, ndetse n'abana bacu ntibagire ubuzima bwiza. Ariko noneho umugoroba w'ababyeyi waje kutugirira umumaro, dufatamo inyigisho. Abayobozi bahoraga mu rugo rwacu buri munsi baza gukiza ibibazo byacu, ariko ntibikunde. Ariko aho bashyiraho umugoroba w'ababyeyi twahafatiyemo amasomo menshi cyane, bituma duhinduka. Jewe ubwanjye nk'umudamu nifatiye umwanzuro wo kureka inzoga, ndazireka. Maze kuzireka, umutware wanjye menya ko ukuntu ngomba kumutwara. Ni ukuvuga ngo naramaze kuzireka, mbona urugo rurimo ruragenda rugira iterambere, kuko nari maze kumva inama nakuye mu mugoroba w'ababyeyi. Umugoroba w'ababyeyi ikintu wadufashije, hari ingo zari zifitanye amakimbirane zihora zishwana buri munsi, ariko zazaga mu mugoroba w'ababyeyi abaturage bakazitangira amakuru ko zifitanye amakimbirane, noneho tukabahamagaza mu mugoroba w'ababyeyi tukababaza amakimbirane, bakatubwira ayo makimbirane aho aturuka. Hari ingo wasanga amakimbirane aturuka mu gucana inyuma, tukabagira inama, umugabo n'umugore tukabagira inama ko bagomba kureka ayo makimbirane, bakareka gucana inyuma. Hari amakimbirane twasanga ashingiye ku mitungo, umugabo ashaka kwigunga ku mitungo, umugore akayimuhezaho, ariko twabagiraga inama tukabumbisha ko imitungo bagomba kuyisangira, bayifiteho uburenganzira bungana. Ugasanga hari ingo zisubiyeho, ugasanga hari n'izindi ngo wasangaga abana barabakuye mu ishuri batiga. Ubwo mugoroba w'ababyeyi nabwo twarabatumizaga tukabaza impamvu abo bana batiga. Mu by'ukuri uyu mugoroba w'ababyeyi wageze kuri byinshi kandi byiza, n'umutekano warabonetse kubera ko abagiranaga amakimbirane bose twagiye tuyakemura, ku buryo ubu umutekano uhari, abantu bameze neza, nta kibazo. Inshuti z'umuryango ni abantu basura imiryango ifite ibibazo bakabagira inama, urwego rufatanya n'abajyanama b'ubuzima, bagafatanya n'abunzi kugenda bakemura ibibazo byo mu ngo. Ibibazo by'amakimbirane, sangaga abagore n'abagabo hari amakimbirane bagira, wenda ashingiye ku businzi cyangwa se ku bintu by'imitungo, hari abo tugira inama bakabyumva, abatabyumvise dutanga raporo mu kagari, abayobozi bakabidufashamo. Byagabanije ubusinzi n'amakimbirane baga mu rugo. Ubundi hari n'urugo n'abagitifu ubwabo batasinziraga, ariko aho twageze bigakemuka ntabwo birirwa bajyayo. Icyo byadufashije rero ni uko induru mu ngo zagabanutse, ntabwo zarangira ko zaragabanutse. Yewe nawe mfite umugore n'ubu ngubu ntabwo turabangamiranye, ntitumeranye neza. Yewe nawe sinjye ko kigiye namubwa icyuma, ariko sintongare mu rugo, ariko umugore akirirwa mu nzoga, yinywera inzoga, naba mvuze akavugira hejuru. Ugasanga rero n'abaturanyi batameranye neza, nkaceceka, mbigezeho ndataye urugo ibyumweru 2,
ndongera abayobozi barambwira ati ngwino hano tujya kuburanira mu mugoroba w'ababyeyi aranabasuzugura abasuzuguye baravuga ati wa mugore we ibyo ukora ntabwo ari byiza none kuri uyu munota yebyo nankwaga giye nabiretse mitarijya mu idini jewe nta dini nagiraga ubundi nibyo ngibyo jewe. Uyu mudugudu rero uyu mugoroba w'ababyeyi waradufashije cyane mu ruhande rw'ababyeyi. Hari aho ababyeyi bifataga uko bashaka bakagira gutongana cyangwa se gutukana. Icyo kintu cyaracitse muri uyu mudugudu. Abantu barabahuguye babashyira hamwe barabahugura babanza kubakuraho iyo mvugo nyandagazi ku buryo buri mubyeyi adashobora kujya hariya ngo atuke umubyeyi mugenzi we cyangwa se atuke n'umwana, bigaragara ko ari imvugo mbi. Icyo kintu cyavuyeho, ndagishimira ubuyobozi bwaduhaye umugoroba w'ababyeyi. Ikindi cyongeye gukurikiraho ni ukuvuga ngo buri mubyeyi, nta mubyeyi utaragezweho na matora. Matora buri wese aryamiye matora yavuye mu mugoroba w'ababyeyi. Umugoroba w'ababyeyi wakanguriye ababyeyi ko ababyeyi bazima b'inkoramutima. Hari ababyeyi bagombaga kwifata nabi, ntibamenye abana, ntibamenye inshingano zabo mu ngo, ariko kubera umugoroba w'ababyeyi bagiye batwigisha nuko tugahuguka. Niba wabikoraga wenda batanabizi ukaba utitaga ku rugo rwawe utamenyaga icyo ugomba kurukorera, ariko kubera umugoroba w'ababyeyi waragukanguraga warangiza ukamenya icyo ugomba gukora. Ikindi umugoroba w'ababyeyi watugejejeho cy'iterambere, wadukanguriye kwishyira hamwe. Hari akantu keza badukoreye, baravuga ngo nta muntu umwe ushobora kwigira ngo agire icyo ageraho kubera yuko n'ubukene no kubera ko kubona amafaranga bitoroshye. Abari baduhagarariye batugira inama bo muri uyu mudugudu, baravuga bati rero reka twegerane byibuze kuko umugoroba w'ababyeyi ni mwiza kandi turi benshi mu bukene bwacu, reka buri cyumweru umuntu ajya yitanga amafaranga 300 hanyuma turebe uburyo ki twakwiteza imbere. Twagiye rero tubikora, nk'uwari ufite nk'umusarani udashobotse bakagomba kumufasha akawusakara. Akagoroba k'ababyeyi katugejejeho iyo ntego. Turangije tumaze kwishyira hamwe, dutanga amafaranga 300 tukegerana, bakakubaza ese wari ukeneye iki cyane, wumvaga ukeneye iki, warangiza ukababwira uti mu rugo numva nkeneye matora, barangiza bakashyira hamwe bakayikugurira. Iryo ni iterambere batugejejeho. Akagoroba k'ababyeyi kadukanguriye mitiweli, baravuga bati reka tujya tureba ingo zidatanga mitiweli tuzegere, bakatwegera, barangiza bagatanga amafaranga 300, basanga adakwiriye umuryango uri mu rugo bakongera bagasubiramo, ariko bakagira aho bageza baba nabo bakabasha kujya mu bwisungane bwa mitiweli. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Kirehe busobanura umumaro w'umugoroba w'ababyeyi n'ibibazo wagiye ukemura mu miryango yahoranaga amakimbirane. Umugoroba w'ababyeyi uradufasha cyane ku buryo uyu munsi ngira ngo nawe mwabyibone turi mu nteko y'abaturage hano, ariko twashatse ibibazo turabibura. Umuturage akubwira ko nta kibazo gihari kuko aho twahuri hano mu nteko nta bibazo biboneka kuko akenshi biba byarakemukiye hariya, kandi dufite n'inshuti z'umuryango zijya mu rugo rufitanye ikibazo zikabegera zikabaganiriza. Ni inshuti z'umuryango nk'uko izina ribivuga, ko inshuti y'umuryango aragenda akegera umuntu akamuganiriza ataje mu gukemura ikibazo, ahubwo aje guhuza abantu kuruta uko yaza mu manza cyangwa ikindi. Ahanini rero byagabanije n'imanza, nk'imanza zo mu bunzi usanga imanza zirimo hatari ibibazo by'amakimbirane yo mu rugo cyangwa ikindi, kandi usanga kenshi imikimbirane yo mu ngo iyo abaye mu muryango usanga umuryango watindahaye wakennye, ugasanga abana bataye ishuri, ugasanga imiryango ibanye nabi ishamiranye. Ariko umugoroba w'ababyeyi bahise bashyiramo n'ibyo kwiteza imbere, kuko wa mudamu mukenetse cyangwa se wa wundi baramuteranyiriza bakamugurira gaze. Wadukemura ibibazo byinshi ibyo twajyaga tugira mu kagari bijyanye n'amakimbirane. Hano mu kagari ka Nyakagezi mu minsi yashize habagaho amakimbirane yo mu ngo akomoka ku businzi, gusesagura imitungo, iby'amasambu, n'abana batajyaga ku ishuri. Ariko aho umugoroba wabereye w'ababyeyi ibibazo byaragabanutse. Usanga raporo zavaga ku kigo cy'amashuri bavuga ko abana bataye amashuri ntago zikihaba. Ni nayo mpamvu jewe umugoroba w'ababyeyi ni ikintu kimfasha muri aka kagari nyobora. Kandi muri aka kagari nyobora ubu umutekano ni furu. Raporo zigera ku murenge basanga twe tumeze neza. Ndumva rwose umugoroba w'ababyeyi tuwushigikiye, n'abandi bagenzi banjye bayobora utugari
bajya bashyigikira umugoroba w'ababyeyi bagasura ibibazo bibonetse. Hari ibibazo biboneka tukareba inshuti z'umuryango, hari uhagarariye inshuti z'umuryango hano ku kagari ka Nyakagezi, ndamuhamagara tukareba amakimbirane. Hari amakimbirane aba asa n'agiye kurenga urugero, tugahuza abo bantu, umugabo n'umugore, ndi kumwe n'iyo nshuti y'umuryango, tukagenda tukajya mu bibazo byabo bigakemuka. Umugoroba w'ababyeyi waje ukenewe kuko wasangaga dufite ibibazo byinshi bihoraho, ugasanga mu gitondo saa 11 abantu batonze ku kagari bagiranye ibibazo, umugore n'umugabo, hari amakimbirane. Ariko kubera ko umugoroba waziye w'ababyeyi hari byinshi byagiye bidufasha, byongeye nk'ukuntu bigenda bihererekanya inshuti z'umuryango, abafashamyumvire, byaradufashije usanga ibibazo bigenda bikemuka. Icyo nshimira umugoroba w'ababyeyi hamwe n'inshuti z'umuryango n'abafashamyumvire, ibibazo byinshi bagiye babikemura. Ubu ngubu usanga n'umunsi ushobora kwira nta kibazo cyageze. Tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda turugire nka paradizo ku isi yose. Tuzarwubaka tuzarwubaka tuzarwubaka.